Yes, reka mbasuhuze nkomeze mbifurize kugira ibihe byiza abakunzi b'Intare Official, muraho murakomeye, mukomeze mugubwe neza. Ni Clever Bemba mukunda cyane, ariko nanjye ndabakunda ahangaha ku Intare Official. Aka kanya rero ndagira ngo tuze kuganira, ariko ndifuza ko buri wese wafunguye telefone yakagura mega ntave kuri telefone, ntave kuri tablet ye tutaganiye, kugira ngo yumve ndetse comment zanyu zize kuba nyinshi. Nicyo mbifuriza, nacyo nshaka ko tuza kugeraho. Abakunzi b'Intare Official rero mukomeze mugire ibihe byiza. Uno munsi turi ku itariki 26 z'ukwezi kwa mbere 2026, aho umunsi w'ejo Alliance Fleuve Congo 23 bazaba bujuje umwaka. Uno munsi umwaka ushize byari bikomeye hariya mu mujyi wa Goma. Ibintu ntabwo byari byoroshye, ibintu rwose byari ibintu byari bikaze, byari ibintu byari bikomeye. Icyo nshaka rero kubabwira, umunsi w'ejo umwaka uzaba wuzuye, 23 igeze mu mujyi wa Goma iwufashe ku itariki 17 hari z'ukwezi kwa kabiri. Umujyi wa Bukavu nawe uba wabaye tombe. Ni ukuvuga ngo umwaka urashize iriya migi ifashwe na 23. Amakuru agenda asirikira ku mbuga nkoranyambaga muri babandi bashyigikiye guverinoma ya Kinshasa, baragira byinshi baza bagatangaza, bakavuga ko 23 igiye gusubira mu birunga muri Sabyinyo, ari icyemezo cyafashwe. Bemba ntabwo ndi umunyepolitiki, Bemba sindi umusirikari, Bemba ndi umwe mu bakurikiranira hafi ibikomeza kubera muri kariya gace. Nshaka rero ndashaka kugira ngo tuze tuganire ku bivugwa, ariko ibyinshi ngewe Bemba mfata nk'ibihuha, ntemera ko ari byo ukuri, kuko akenshi biravugwa ariko ugasanga nta soko runaka yaho byavuye. Amakuru ya mbere ndaza nkababwira nti nkanjye naje kubona amakuru, ariko amakuru avuye muri FRDC. N'abantu bari muri FRDC bampamagara bambwira bati, Bemba ibintu bimeze gutya na gutya, ingabo za 23 zigiye muri parike ya Virunga, zongeye kwisubirira inyuma, zigiye gusubira inyuma. Ati ni ku itegeko ryagenze, cyangwa nibidashoboka ngo Amerika iraza ikore nk'ibyo muri Venezuela iri ku mugabane wa Amerika. Venezuela ni igihugu gituranye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Venezuela irazira kuba itarakoreye Amerika, kuko bayibariraga ubugunguru bwa petrole ifite, Amerika igasangayo ntibugira. Donc Amerika ni ishyari nibyo ryabateye, ishyari riragenda rirabubaka, ishyari riragenda rituma bajya kwataka, ndetse perezida n'umugore we baramushimuta. Ibi ngibi se hari icyo 23 yavuga ngo umujyi wa Goma, umujyi wa Bukavu, hari gahunda wenda yabujijwe kugira ngo Amerika ntiyisagangure, sibyo? Amerika nibyo turayitinya, Amerika ni umupolisi w'isi, Amerika ni igihugu ubona wenda navuga kihagaze mu bya gisirikari ndetse no mu bya politiki, ndetse no kubijyanye n'ubukungu. Amerika yihagazeho kubera ubu ngubu niyo gihugu kiri puissant ku isi. Ngewe nemeza ntashidikanya ko mwibuka igihe 23 igera muri uriya mujyi wa ifata Warikare. Amahanga, ndetse ndavuga sa amahanga yose na Amerika, kubera inyungu zayo baratabaza baravuga bati no 23 nive muri Warikare. 23 rwose itazuyaje yafashe icyo cyemezo, ndetse no mu birometero bari bayihaye iragenda ivamo ijya mu bindi bice rwose
iremera yemera ayo mategeko. Ibyo mwarabibonye. Bayitegetse kuva mu mujyi wa Uvira, iwuvuyemo. Ntabwo twari twabona Amerika irekarama ivuga bati M23 kugira ngo ibiganiro bijyemo. Ibyo Gisegeti yasabye akavuga ati ngo bajye muri kantonema, bajye aha n'aha, ntibyubahirizwe kuko M23 yarabyanze. M23 yasabye ko imfungwa 700 zifunzwe Perezida Felix Antoine Tshisekedi yazifungura. Ntabwo yigeze abikora. Mu gihe M23 yagiye bahereza liberté ati abashaka kugenda ni mugende, bakagenda, ndetse Croix Rouge ibijyamo. Amakuru rero agenda asirikira, ubona ko yandikwa n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye kandi byinshi, avuga ko M23 igiye kugenda. Bamwe baragenda bafata ibihuha, bakagenda bagaragaza ko ibice bigiye bitandukanye M23 yamaze gukuramo ingabo. Abandi bakavuga ko M23 muri Bukavu naho iri gukuramo ingabo. Abandi baragenda bagaragaza byinshi ku bijyanye n'ibyo bifuza. Ngenda avuga ko bijyanye n'ibyo bifuza, kuko buri bantu baragaragaza uruhande barimo n'uruhande baherereyemo, bagaragaza rwose icyo bifuza. Angaha ndemeza ntashidikanya ko ntacyo M23 yari yatangaza ku bijyanye no kuvuga ngo M23 irava muri iriya migi. Abantu benshi bakomeje kugenda bati ngo M23 ngo igiye kuva muri iriya migi ngo kubera umuriro yahuye nawo, ngo baraza ngo bica Wiringoma wamaze gupfa inshuro nyinshi, bica Gerard Byamungu namaze gupfa inshuro nyinshi. Ibyo ngibyo ni ibintu byagiye bivugwa, bakaba bati ngo niyo mpamvu ngo bakuyemo, ngo n'abandi bafatanya bikorwa babo, ngo leta y'u Rwanda ngo yemeye ku mugaragaro ko ifashe mu 23 ngo kubera ngo ubwirinzi n'umutekano ngo w'u Rwanda, ngibyo ngo none ngo babyemeye, ngo Amerika ngo niyo mpamvu ngo yamaze kurakara ngo ibahereza ngo mugende. Ibi ngibi ni amakuru y'ibihuha. Reka manze nababwiza ukuri. Reka turebere hamwe noneho uko ibintu bimeze. Mumanze mwareba igihe cya CNDP yafashe umujyi wa Goma kangahe, bawutegekaga bakawohereza amasaha mube muvuye mu mujyi wa Goma. CNDP ibuvamo. M23 yamaze arafashe kabiri, yafashe umujyi wa Goma kabiri. M23 ya mbere yafashe umujyi wa Goma nawo ntabwo yawumazemo iminsi, bashyiraho itegeko ko igomba kugira ute kuvamo ivamo. Uno munsi nk'uko nabitangiye mbibabwira, M23 yujuje umwaka, umunsi w'ejo izaba yujuje umwaka igeze muri uriya mujyi. Ntiyari inaniwe kwiba, ntiyari inaniwe kuba yafata byose biri muri Goma, biri muri Kavi, ikabisahura ikabigira impamba, izi ko izongera kuvamo. Ahubwo yakoze protection ya buri kintu cyose, yaba muri Uvira intare za Sarambwe. Donc M23 yanse Fleuve Congo baraproteje, yaba ibya leta, sibyo, nta kintu kigeze gikorwaho cyangwa ngo gihungabane. Inumva rero ko uno munsi Amerika niyo miryango mpuzamahanga ariho bagiye kureba ngo barebe ngo M23 wacunze abaturage neza, uri iwanyu, none viwanyu usubire mu birunga. Biragenda bihwishwa, ukabona ko n'abantu benshi bacitse intege. Mwicika intege. Abantu benshi bazi ko umujyi wa Goma, umujyi wa Bukavu, umujyi wa Uvira, ibice byose byafashwe ku kiguzi cy'ubwitange, ku kiguzi cyo kwemera ukaba kajori tugacika ukuguru, ukabura uwawe akagwa ku rugamba. Ati twongere tuharekure, duhereza abakroshari bongere bagaruke. Muri Bukavu mwabibonye,
batangiye gusohora amarisite y'abantu bazafatwa, abantu bakoranye na M23 uko byagenze. Ibyo byose ni bya bindi bigaragaza ubwicanyi, bigaragaza urwango banga abavuga ururimi rw'ikinyarwanda, urwango banga M23, babandi baba wazalendo n'abandi bagiye batandukanye. Ibi rero icyo nashakaga kugira ngo mucyumve, mwongere mucyumve neza, nuko M23 nta mugambi ifite n'umwe wo kuzarekura ibice bamaze gufata, ibice bamaze kugeramo, ibice byamaze kuba libere. Icyo ngicyo cyo rwose ndagira ngo mbabwize ukuri nyakuri, ibinyoma bigende, mureke gukurikiza ibyo binyoma by'abakroshari, ibyo binyoma mukura hirya no hino ku marezo sosiyo. Njyewe abantu bampamagara ni benshi, abantu bari kumamagara bakamwe ati Bemba aha naha bari kutubwira ngo Remera ngo Sage ngo bahakuye ngo abasirikari, ngo hejuru mu misozi ya Minembwe ngo abasirikari ba M23 ngo bavuyemo, ngo no muri Goma ngo bari kwitegura ngo bagiye kugenda. Mu gihe mwumva ko hari avancement za M23 ziri kubera hariya za Kipese muri Rubero, nese kuki mutari kumva ngo Rubero babakuyeyo? Ibyo rero icyo nabasaba ni ukwirinda ibihuha, ni ukwirinda imbuga nkoranyambaga za Kinshasa zivuga ibintu ubona ko ari ibintu bidafite aho bihuriye n'ukuri. Icyo nicyo nabwira abakunzi bacu, abakunzi b'Intare Official, abakunzi ba Maco TV show, ntimugendere ku binyoma, ntimugendere ku makuru yose mupfa kumva ngo mwumve ko ari ukuri. Icyo nababwira cyo intare za Sarambwe ibyo binyoma rwose uko mbibabwira, ibinyoma bya guverinoma ya Kinshasa, ibinyoma bidafite aho bihuriye n'ukuri. Icyo nababwira kimwe nuko abantu bagomba kubyirinda, ahubwo mugakurikirana amakuru nyamakuru hano ku Intare Official, kuri Maco TV show n'ahandi hose ducisha amakuru, kugira ngo muyumve neza. Kandi abantu benshi nibyo ndamya ko bacitse intege, kuko nkurikije wenda hariya Kamanyora, mugeze hariya mukareba iriya miryango yo mu bwoko bw'Abanyamurenge, barahangayitse kandi barababaye kuba baravuye mu mazu yabo hakibwa, ibindi bigasahurwa, ibindi donc ubona ko amazu yabo agasenywa, abandi bakicwa. Ni ikibazo n'ubundi gikomeye, ndababwiza ukuri ko ari ikibazo gikomeye, ni ikibazo gikomeye. Ariko icyo nababwira kimwe nuko abantu nimucika intege cyangwa ngo mujye kure y'ukuri, ngo mugendere ku binyoma n'ubundi bya FRDC, ku binyoma bya wazalendo, ni bya bindi byabo byo kwiha morale. Gusa icyo nababwira cyo, murabibona ino ntambara imaze imyaka myinshi, ino ntambara imaze igihe kitari gito ibayeho, kuva FDLR zagera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, zihabwa intebe na Perezida Mobutu Sese Seko ku ngwendo wa Zabang. Ibintu byakomeje gukomera. Laurent Desire Kabila ajya kubakura iyo bari baraba FDLR, araza baramufasha. Niyo mpamvu nababwiye ati njyewe ntabwo uriya mugabo njya mufata nk'intwari, sinjya mufata nk'intwari, mufata muri bimwe mu bigwari bikomeye, bimwe mu bigwari bikomeye, utibagirwa uwamugiriye neza. Bamugiriye neza ariko we ntago abyibuka abamufashije kugera ku butegetsi. Ndetse mujye mwibuka nk'uriya Masasu, uburyo yamwishe, komanda Masasu aramwica. Ibi ngibi rero ni ibigaragaza ko Nindashima ni umugabo utarigeze ashima.
ubu ngubu rero urugamba aho rugeze, Amerika amasezerano bagiranye n'u Rwanda arazwi, ibyabereye Doha murabizi. Perezida Felix Antoine Tshisekedi arakoresha iturufu rya ruswa, ajya mu bihugu runaka ababwira ati ndabakorera ibi n'ibi ariko mugire icyo mumfasha. mama 23 yemeye kuva mu bice bigiye bitandukanye nk'uko mubibona, ariko ikintu abantu bakomeje kwibandaho, umujyi wa Bukavu n'umujyi wa Goma mama 23 irawuvamo, ntiri buwuvemo. Ikindi kandi ngo na nyina wundi abyara agahungu. Ni ubutaka bwacu, ntawe koko uzatubuza kubwexploita no kubamo, kuko sinzi ko uzabwira umuntu ahantu yavukiye ngo nahave ajya ahandi. Uzaba umujyanye he? Azaba agiye kubaho ute? Sibyo? Ibyo ngibyo nabyo nibyo abantu bagomba kurebera hamwe. Bakunzi rero, icyo munkundira murakizi, nanjye nicyo mbakundira. Reka mbararikire andi makuru mu kanya dukomeje kubashakira. Mbifurize gukomeza kugubwa neza, kugira impagarike n'ubugingo, kugira Imana n'amafaranga. Uwiteka akomeze kwibana na buri wese wakoze subscribe ahangaha.